Yes, tubaye ikaze mwebwe mwese abakunzi bacu badukurikiye bari mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba. Yes, kongeye kubaha ikaze. Iyi ni Day Today Media nk'ibisanzwe, tuba duhari tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Kugira ngo nimba utarakora subscribe, please kora subscribe, like, share na comment kugira ngo urusheho kugenda ubona ibiganiro byacu bigiye bitandukanye tugenda dutambutsa. It's Eric Official again, nongeye kugaruka umuhungu wanyu. Yes, ndaje muri entertainment, ndaje muri showbiz again kugira ngo turusheho kugenda tuganira cyane. So uyu munsi rero ni ibiki bivugwa hanze, ni ibiki biri kuvugwa, kugira ngo ku munsi w'ejo twabonye itangazo rya LIB, twabonye Dr. Murangira Biceri akorana inama n'itangazamakuru. Ejo bakoze press conference, ariko sindi buze kuvuga cyane ku bo bari kwerekana bijya bigiye bitandukanye, ahubwo yes ndaza kuvuga ku kijyanye n'ubwihanangirize ku nshuro ya kabiri uyu witwa Uwase Sharon wambaye nka Jackie. Yes, ni uyu munsi gira ngo LIB yamuhaye warning, yamushyizeho gasopo, yongera kumuha gasopo inshuro ya kabiri. Gira ngo ni ibintu byari bimaze iminsi biri kuvugwa ahantu henshi hagiye hatandukanye, nyuma y'uko mu minsi ishize hagiye hagaragara amafoto yacicikanye cyane ku mbuga nkoranyambaga, nabwo bagaragaza kuri uyu mukobwa, uyu munyarwandakazi, ngira ngo reka tuvuge umunyarwandakazi. Yes, bagenda bagaragaza ko ashobora kuba ari mu rukundo. Twabonye amafoto, twabonye amavideo bamuterera ivi n'umusore cyangwa se uwo twiyereka tumwita uwari uhoza ari umugabo we. So nyuma y'ibi byose rero hamaze iminsi hagaragara saga z'uyu munyarwandakazi. Mu by'ukuri ubona ko atari imico myiza iri kugaragara cyane. Sinzi aka kanya ngo turaza guhererezaho ikibazo, ariko nabonye Murangira Biceri yongera kumuha gasopo abihanangiriza ndetse n'abantu bamutunze Mike. So nk'abanyarwanda rero like sinzi ukuntu ndi kubibona, ariko twebwe ubwacu bakoresha abantu b'aba-YouTubers benshi muri iyi minsi ya none turimo turi gutanga ama-content tutakabaye dutanga nk'uko Biceri yabivuze. Ni ibintu bibabaje cyane kuba abantu twarubatse media, twarakoze space, ukaba ufite YouTube channel, ufite abantu following, ariko ugasanga utunze mic umuntu uri gutanga content yo gutukana, y'ubushizi bw'isoni, ubwambure bwe biki. So ntabwo nshaka no kwibasira kuri Jackie, nta nubwo nshaka kumwibasira, ahubwo like nk'abanyarwandakazi, nk'aba-YouTube users, ngiye sinzi Biceri yabivuzeho, ariko nanjye ndagira ngo nshyireho icyanjye n'ijisho ryanjye uko mbibona. Ni ibintu bidakwiye cyane habe na gatoya, kubera ko ngira ngo nimba uyu munsi wa none dufite umukobwa w'umunyarwandakazi ushobora kuzavamo umubyeyi, uyashobora kuba umubyeyi ejo cyangwa ejo bundi ashobora kubyara umwana akaba depite, akaba umusenateri muri sena, nabyo ni ibintu bishoboka cyane. So uyu Jackie rero sinzi, ariko biragoranye cyane kubona nk'uyu nguyu like Jackie, umukobwa ushobora kubyara, burya yabyara, ntazabana bejo bazaba barafata space agatukana ba YouTube bet. Nabuze mbona ibitangazamakuru bigera kuri 12 bimutunze microphone ngari gushyingura impeta n'amagambo menshi atari meza tutavugira no kuri iki gitangazamakuru bitewe n'uburyo twiyubashyemo. So rero ni ibintu bitari kugaragara neza cyane, ni ibintu abantu benshi badakomeje kuvugwaho rumwe, cyane cyane nko ku bantu b'ababyeyi, abantu basigasira umuco. Ubona ko ibi bintu bikomeje no kuba ikibazo cyane. Njyewe ku giti cyanjye uko mbibona, ndasaba LIB, ntekereza ko LIB, RMC ndetse n'urwego rw'igihugu rw'abavoka bakegerana bagashyiraho guidance zikwiye kugayidinga aba medias, aba YouTubers dufite kuri uyu munsi wa none. Kuko ngira ngo ibintu byose biri kuba, sindi buvuge kuri Jackie cyane nka Gitera, ahubwo mureke turebe ikiri kubimutera.
ese ibi bintu byose akora biramutse bidafite umuntu bipublisha, bidafite umuntu bisupporta, tutabona abantu bamutunga microphone, tutabona abantu bamuha space kugira ngo avuge, so urumva ko cyaba ari ikintu yaba ari effort ikomeye cyane twubatse mu Rwanda. Ariko uyu munsi wa none dufite ikibazo cy'uko abantu ntabwo donc turi gushakira profits mu bintu ariko bitubaka igihugu cyacu. And nimba utunze mic uyu muntu uri papa cyangwa umusore uzubaka urugo, ariko umuntu uri gutunga microphone, uri mu umwanya, uri mu interview, muri kuganira ibintu ari kuvuga, ejo umwana wawe azabireba cyangwa se abirebe aka kanya. So ibi rero wabireba ugasanga ni ibintu bidafite isura nziza, bitari kugaragara neza muri sosiyete. ngira ngo ngewe icyo mbona cyitwa gitera ku giti cyanjye n'abantu benshi bakomeje kuvuga gitera cyane cyane, ntabwo nk'uko BTL yabivuze ari igihe gitera atari ubikora, ahubwo gitera ari abamuha umwanya. So rero nasabaga inzego z'umutekano kugira ngo njye mbona iki kibazo kugira ngo kibe cyakemuka atari ko hakabaye habaho conference cyangwa se ngo dutegure ama-speech, dutanga ama-warnings, siko njye mbibona mu ijisho ryanjye, ahubwo mbona icyakabaye kiriho nuko bicaza abayutubers bariho uyu munsi wa none. Yego nibyo turimo turatanga amafaranga, turimo turayahabwa kuri YouTubers kuko zirahemba, ariko abantu benshi bari gukorera amafaranga mu bintu bidafite umumaro. So njye natekereza ko nka RIB, RMC, ku rwego rw'igihugu rushiye abavoka bigenga n'abandi bagiye batandukanye, ubu bakabaye bicaza aba ba YouTubers dufite umunsi wa none, bagashyiraho the rules and guidelines for that. Bakavuga ngo nimba uyu munsi ufite YouTubers igomba kubikora igenda gutya. Uyu munsi wa none tuzi ibinyamakuru tuzi Nyarwanda, tuzi biragoranye cyane ko hari radio mu gihugu dufite uyu munsi ishobora kuba yaha space Jackie ikamutumira ngo ngwino tubwire bibiri, kubera ko they have the wideness, bafite ibintu bibagwaiting, bafite ibintu mbega bibaho umurongo bakabaye bagenderaho. Ariko uyu munsi wa none mbona ntazi ukuntu bisigaye bimeze. Aba YouTubers bacu umuntu wese ukizamuka telea content, all of us we are not a journalist, ntabwo turi abanyamakuru, ariko abantu bari gukoresha aba YouTubers abenshi bari kwigira abanyamakuru, bari kwinjira mu gisata cy'itangazamakuru, ariko turi kubona izi sources, ariko turi kubona ibi bintu byose biri kugenda biba nuko there are someone bafite ability yo kuba batangaza ibintu, ariko ibyo bintu bari gutangaza nta greatness, nta kintu kibagenga, nta kintu kibalimita, nta mahugurwa babahaye. Ngenekereza ko icyaba cyiza aka kanya uko hajyaho amahugurwa akabaho kwicara aba YouTubers bose bakagena inama, bagashyiraho guidelines zikwiye kubigwaidenga, hanyuma ubirenzeho hakagira uburyo ahagarikwamo. Ariko se nyine biracyari ikibazo cyane kunoza zacu, kuko hari ibintu kuba igihugu nyine gishaka access. The priority ni ugiye gufungura account kuri YouTube, you need the access as Rwandans in order to have kugira ngo na wa muntu wundi wo mu Rwanda najya gufungura account agire credentials, hagire ibintu runaka. Ariko umunsi dufunga ama account yacu menshi afunguye muri USA, aba-YouTubers menshi yemerwa muri USA, imisoro myinshi kandi imisoro y'aba-YouTubers aba bose tubona bari gukreya ama content bitangwa muri USA. We don't have ibi. Ngira ngo uyu ninde uherutse kujya guhunga ni Sabe ninde Yago mu Rwanda, turabizi ama content ya create ubu ntabwo yemewe mu Rwanda, ariko ahari YouTube channel iri gukora. Nta buryo buhari bwo kuba barimita ngo bavuge ngo this channel is not available
cause their contents. Ariko tuziko radio ishobora kuyihagarika, itangazamakuru birafungwa, ariko ntabwo bahagarika YouTubers. This is ni ikindi gitekerezo ko government y'u Rwanda bakabaye biga the control of our YouTubers channels, uburyo bukwiye bwo kuba bakontorora ibi bintu, kuko mbona ikibazo atari ko abantu baza ngo bafate space bakore ibintu like bashaka, ahubwo ikibazo we don't have how to control that. Nta buryo buriho buzwi buri bwo gukontorora ibi biri ko. So rero nkaba mbona icyakabaye kiriho uyu munsi bakabaye batari kureba gitera, ahubwo nekereza ko icyakabaye kiri kiza umunsi wa none bakabaye bari kwica ikibimutera. Ikiri kubitera ibi uyu munsi dufite Jack, ejo tuzabona abandi. So ikibitera rero nekereza ko ni management itari neza. Numva leta yakabaye yicara igashyiraho umurongo. Nimba ugiye gufungura channels, yes, iyi ni inzira ikomeye cyane. Abanyarwanda benshi bari gukoreramo amafaranga menshi ari gukorerwa mu minsi ya none, there's for YouTubers, but we don't have an access for that. Imisoro dutanga itangirwa muri Amerika, abenshi tubifungura muri Amerika. We have an nyine mbega ubu nyine like tumeze nk'abanyamerika, niko nabivuga, ariko nekereza ko atari ko byakabaye bigenze. So kuri uyu mukobwa rero cyangwa se uyu munyarwandakazi, njye mbona ko bitari bikwiye. Ntekereza ko ibintu bye bitanameze neza cyane. Njye numiwe mbonye amagambo yakomeje kuvuga muri iki iminsi yashize, aho bakoresha social media batuma zikora icyo bashaka bo ubwabo kibinjiriza. Impamvu ntekereza ko ibi bintu ariko bimeze nuko mu minsi ya none dufite abantu bo bakeneye inyungu muri YouTube. Noneho abantu tukabatunga microphone, tukabagenda inyuma, tukabirukaho baduha ama content apfuye tutakabaye tunagira. Ndashimira Thierry yabivuzeho. Nimba ibinyamakuru bigera muri 12 bishobora gutunga microphone, umuntu udafite content n'imwe yakubaka igihugu, yakubaka abanyarwanda, yabakura mu bukene ikagira ahantu bageze. Ibitangazamakuru 11 batunze microphone, umuntu ufite content zo gutukana, kugaragaza ubwambure bwe n'ibindi bigiye bitandukanye, ukamutunga microphone. What you have built, uwo muntu dutunze neza ari kugukoresha wowe umutunze microphone mu nyungu ze bwite. So njye rero nekereza ko icyakabaye gikorwa like hakabaye hajyaho uburyo buri manage for those YouTubers, bakaba uburyo baba managing, kuko nyine birakabije, birenze ukwemera, birenze uko twakabaye tubitekereza. Nekereza ko binakomeje gutya ejo tuzabona abana bacu ariko bameze kubera ko byagenze gutya. Nimba uyu munsi dushobora reka dutekereze ibitangazamakuru 10 byagaragaje biriya bintu, namwe mwiboneye. Tekereza abanyamakuru barenga 20 ba YouTubers nabuhoze mbona barenga 100 batangaje resources maziri ibintu nyine nka biri kuri channel zabo. Ubu aka kanya sinzi ukuntu ngiye mbibona, ariko nujya kureba urasanga nk'ubu uyu ninde bafunze ejo bundi yajyaga uyifunze fata ku mavuta 3D TV iracyakora, iriho ibintu byamushyirishijemo hariya, ariko izo content nta muntu wazisibye, ziracyariho. Bivuze ngo ziracyafite igihe cyo kurebwa.
n'abantu bazireba. So ntekereza ko ibi bintu biri kuba ku bayutubazi bacu, nubwo habaho ibihano hakabaho iki, RMC yavuze ko yamwambuye badge, ariko mwambuye badge niyo mwambuye channel, kandi abana bacu ibi bintu bazabireba, barumuna bacu na bakuru bacu ibi bintu barimo barabireba, n'utarubiza azabijyaho ejo cyangwa ejo bundi tuzisange dufite igihugu cyabaye colonized, cyakolonijwe n'ibi bintu. So nimba habayeho uburyo rero bwa limitations kuri aba bantu, nimba umuntu ashobora kuba yafatwa agafungwa, ntekereza ko hakabaye higwa n'uburyo habaho management y'izi YouTubers. Nimba umuntu ahagaritswe nikurweho, cyane nikurweho ku buryo umuntu yisaye uyigerageje no kujya kuyaccessinga ayibura. Ndatekereza muri uyu munsi reka twibaze nka channels iriho Jack arimo avuga ati ngiye nkoresha umubiri ntunze gutya content nk'izo ngizo tu, ejo umwana wawe arabireba, ejo umwana wanjye azabireba, cyangwa mushiki wanjye, ejo umwana azabyara imyaka ibihumbi azabireba. Ariko nituza gusanga nubwo yahanirwa iki kintu yakoze, naramuka agize umwana uwo mwana agakura akaba umusena, akajya muri sena akaba umudepite cyangwa se ikintu, cyangwa akaba umuyobozi, ibintu nyina yakoze nta ruhare yabigizemo. Ariko nubwo yahanirwa icyo kintu, there is no way to limit that. Yes, nibyo nahoze mvuga. Ubu ngubu mu myaka 50 umuntu wari ibintu Jackie yavuze hari umuntu uzabireba, kuko nk'ubu turebya mu myaka 4 5 ingahe, kandi nimba uko bukeye uko bwije turimo turagenda turushaho gukoresha social media cyane, kuko nimba tureba mu myaka nk'itanu ishize ntabwo twe tuzi ko YouTube zishobora guhemba bingana gutya. Ibi bintu nitwigeze tubigira muri iyi myaka 5 ishize iri inyuma, bije ubu ngubu amakontenti nk'ayapfuye aje ubu ngubu kubera ko hari ikintu bamaze kubona muri YouTube. So dutekereze mu myaka iri imbere rero ukuntu bizaba bimeze. So ntekereza ko rero hakabaye habaho uburyo bwo kugarurira hafi ibi bintu. Rero njye nkaba ntekereza ko hakabaye hajyaho uburyo buri controlled. Aba ba YouTubers dufite baba bari under controlled, bakontororwa, kuko ndabona bitabaye ibintu tuzatubona business yize gwiza. Abantu bakiriko ejo bundi twabirutseho na twabatonze microphone ngo umwe yatereye ivu, ubu twatunze microphone wajugunye impeta ngo harya ngo n'ibihumbi 200. Ariko bana yanjye sinzi rero kugeza kuri ubu ngubu uko nabivuga, gusa ntekereza ko hakabaye habaho uburyo leta ishyiraho bwo gukontorora aba YouTubers, aba social media scholars, bagatozwa ibyo bakwiye kuba bakora. Kandi nsoza reka nsaba abanyarwanda muri rusange kugira ngo turusheho gufata, kuko ubu ari content y'ubuhinzi yakozwe uri busanga itagize na views abantu 12, ariko iyo content itarimo n'ikintu kimwe cyakubaka society ubu yagize mu 10,000. Nk'ubingi ushobora gusanga iri bugire nk'abagaye. Ngiye rero abanyarwanda nsoza nakabaye mbasaba kugira ngo nukuri mureke duse nk'abantu ari twe du fighting against ibi bintu. Gira ngo binavugwa yuko uyu Jackie yamaze gufatwa inkuru z'abamotari, ariko ngira ngo nahoze bibona ko ku ma platform amwe n'amwe ko Jackie ashobora kuba yagejejwe imbere y'ubutabera, yafashwe muri iki gitondo cy'uyu munsi, ashobora kuba ari mu maboko y'ubutabera nubwo batabitangaje, ariko ashobora kuba yashyikirijwe ubutabera. So ribu n'abantu bacu turashimira na timu bakorana, kuko buriya nabo baba bareba umurongo, baba baduha umurongo w'ibyo dukwiye kuba tugenderaho, and nibyo
bashyireho guidance dukwiye kuba twakabaye tugenderaho aka kanya. Nyine ntekereza ko ibintu RIB ikora ikomeje kutureberera, ariko n'abanyarwanda muri rusange mureke dufatanye kugira ngo turwanye iki kintu. So dusoza ndajya nsabe buri muntu wese kugira uruhare n'ukuri mu guhangana n'iki kintu. Tugire uruhare, tumenye ibyo duflowinga, tumenye ibyo duflowinga, tumenye ibyo turayikinga, tumenye n'ibyo tutarayikinga, tumenye nyine sources ahantu dushobora gukura amakuru yizewe. Tureke gukomeza kubaho nk'abantu dukoreshwa na social medias while to use social medias. Niba utarakora subscribe kuri Day to Day Media, kora subscribe kugira ngo uyu mwaka twihaye intego yuko tugomba kuzuza 50,000. Kora subscribe twuzuze 50,000, like, share na comment, turusheho kugenda turyoherwa.